wajyaga urya inyama z'inka ushaka uburyo uzirya ariko uziguze ziseye. Siko ntari nzi ko madama azi ko inyama ziseye ziba. Akantu karabonetse mbona ntekeye umuceri urimo inyama ziseye. Ndavuga se ko ntazanye icuma gisya inyama nenezi yazikuye he? Burya nazo zibaho. Burya abadamu bacu baba bazi guteka neza. Ariko igihe urimo nyine nicyo kurya imvange. Uziko udafite akantu no kwidepo iyo uhageze by'ibirayi bahita bakubwira ngo umweru muremure urahari. Ntabwo mwari muzi ko ibirayi bibamo mu byiciro se? Ibirayi biri mu byiciro 4 ahubwo ni 5. Aba bosi barya ibyo bita kinigi. Akikureba intambuka atakubwira ngo kinigi irahari na 3 cyangwa 400. Neno iyo uje uri hagati na hagati bahita bakubwira ngo move. Ibirayi bya move burya nabyo bibaho. Na move yabonetse. Neno iyo uje ararugika umva ukiri mu cyiciro cyo cyo kwati umweru muremure urahari. Ubwo bivuga ngo hari n'umweru mugu. Shalom shalom bene data, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abahoro y'Imana abe kuri mwe mwese, abari hafi, abari kure, abadukunda n'abadukurikira. Imana ibahe umugisha cyane. Twishimiye kubana namwe, twishimiye kubabona, twishimiye kongera guhura tuvuga kuri ibintu byinshi bitandukanye ku icano yacu ya Gikristo, cano icaye ijambo ry'Imana. Mugubwe neza, mugira umugisha, imbaraga n'amahoro bigwire muri mwe. Uyu munsi tugiye kuganira kuri bamwe mu bantu batambutse hano kandi barafite ijambo ryiza, barafite icyo bamariye itorero, barafite icyo bamariye igihugu, ariko igihe cyabo kikaza kugera bagataha. Takwiye kwibagirwa kandi bagize umumaro, kuko hari byinshi bafashagamo itorero, hari byinshi bafashagamo igihugu. Kugeza ubwo takwiye kwibagirwa ijambo ry'Imana, takwiye kwibagirwa umusanzu batanze, haba mu ivugabutumwa, haba mu kugarura abantu, gukura abantu mu buzima bubi, mu gufasha, mu gushyigikira, mu gukura abantu mu biyobyabwenge, mu gukura abantu mu bintu byinshi byari bari bamaze nk'igihe. Uyu munsi nifuza ko tuganira ku mwe mu bantu namenyekanye witwa Theo Inzahuke, witabye Imana kandi akitaba Imana. Ari umwe mu bavugabutumwa beza, bari bafite ijambo rikomeye mu idini rya ADEPR, barafite ijambo rikomeye mu gihugu, kuko bakoze ibikorwa bitandukanye birimo gufasha abantu, birimo kubashyigikira, birimo kubatera inkunga, birimo kuzahura abakene, gusura abana mu mihanda, ibintu buryo butandukanye. Hanyuma ho rero turifashisha ijambo ritoya kugira ngo twumve Bibiliya itubwira iki. Tubwira ku nkuru z'umumama cyangwa umudamu witwaga Dorcas. Bibiliya avuga ngo nuko Dorcas yabohaga imyambaro akayibohera abakene n'abapfakazi n'abadafite hepfo no haruguru. Nk'umuke Dorcas arapfa. Bibiliya itubwira ko ngo abera cyangwa abo yaboheye imyambaro bahamagaye Petero, ngo Petero ngo arasenga. Petero nabasaka bamujyana mu cyumba cyo hejuru, ngo arasenga, ngo amaze gusenga ngo kugeza ubwo asohotse amusohokanye ari muzima. Bibiliya bamwe imirimo y'abera izibukwa, kandi imbere y'Imana izibukwa, niko umuririmbyi nawe yaririmbye ngo ibyo umuntu akora byose bizibukwa, akiri naha bizibukwa, akiri n'ahandi bizibukwa, kuko umurimo wose werekejeho amaboko ujye ukorana umwete, kuko mubwiriza avuga ngo nyuma y'icyo gihe uzagushyira mu rubanza. Dukwiye gukora umurimo w'Imana hakiri kare, hakiri ku manywa, kandi tukawukorana umwete. Uyu mugabo rero twavuzeho haruguru yagize umumaro munini mu ivugabutumwa ryo mu Rwanda, kandi ari n'umwe mu bahinduye uburyo bwo kubwiriza, uburyo bw'ivugabutumwa, kuko abantu benshi bari bamenyereye ko ivugabutumwa ari uburyo bwo kubwiriza abantu bari mu marere, bari mu buryo bw'umubabaro, bameze ukuntu. Ariko azana systeme yatumye abantu benshi bamwibonamo, bamwiyumvamo,
aza ari umuntu uvuye mu buzima busa nk'aho bugoye, ubuzima bwo ku muhanda, ubuzima bw'ubuzererezi cyangwa bw'abantu bo ku muhanda bw'inzererezi cyangwa bita ba marine bitewe n'uko babyita muri iki gihe. Aza afite komporotoma cyangwa behaviors, imyitwarire itandukanye n'iy'abana bakuriye mu nsengero, kuko iyo umuntu yakuriye mu rusengero afite uko avuga, afite uko yambara, afite uko yitwara, bigatuma yari afite umwihariko wiwe utandukanye n'uw'abandi bantu muri iyo kariyeri y'ivugabutumwa. Cyane hari nk'amagambo yakunda gukoresha, yego mwana, ibimenyetso bimwe by'abasitari, azamura intoki, agaragaza uburyo bagendaga, agaragaza uburyo bavugaga, agaragaza ukuntu basangiraga ibintu by'itabi n'urumogi, agaragaza mbese ahantu yavuye, bigatuma abantu bakiri bato bamwiyumvamo ndetse n'abakuru bakabona ko hakenewe impinduka mu buryo bw'imyizerere n'imyemerere mu itorero. Byatumye abantu benshi igihe cyose ari buze ahantu kubwiriza, ari buze ahantu mu giterane, abantu benshi bakunda kuhaboneka cyane, bakahaboneka kubwo gukunda amagambo akoresha yo kubaka, yo kugira inama, yo gushyigikirana, mbese bigatuma abantu benshi bakunda kumva imyigishirize ye. Imyigishirize ye yari imyigishirize ishamikiye mu buryo bwo guhugura no kwereka abantu kugira impuhwe, no kubwira abantu kugira umutima ufasha, no kubwira abantu kugira umutima wo gushyigikirana, no kwereka abantu ko hashobora kubaho challenge. Uyu munsi ushobora kugira ubuzima bugoye, uyu munsi ushobora kugira ubuzima bukubabaza, uyu munsi ushobora kugira ubuzima ubona ko bugoranye, bufite ikibazo, burimo ubukene, burimo inzara, burimo kurya bigoranye, burimo kwambara bigoranye, ariko yaremagamwe abantu ubuzima bubereka ko Imana yagukura aha ikakugeza. Yerekaga abantu ko itangira ryawe ryaba rito ariko ejo rikaba rinini. Mbese byatumye abantu bibona mu ivugabutumwa rye, byatumye abantu bakunda ivugabutumwa rye, kuko ryari icyo bita ivugabutumwa rya orientation, ry'icyerekezo ryo kwereka abantu ko umuntu ashobora kuva aha akagera. Ryari ivugabutumwa rihugura cyane cyane abakoresha. Natanga urugero, yenda hari igihe yigishaga akavuga ati abakoresha bakwiye kutabangamira abo bakoresha. Akavuga nk'abakozi bo mu rugo, akavuga kuri ba nyirabuja na ba shebuja, akagerageza kuhuza abo bantu no kubereka ko nubwo uyu munsi wa none ukoresha umuntu, ariko ejo ashobora ubuzima bushobora guhinduka. Nako yusomye mu nzandiko Pawulo yandikiye ndibwira abikorinto, yigeze avuga ko mukwiye kwishyura, mukwiye kubana neza n'abo mukoresha. Namwe kandi bakozi bo mu ngo mukwiye kubana neza n'abanyokobuja n'abashobuja. Aha rero uyu mugabo yageragezaga kubwiriza ivugabutumwa ridashamikiye cyane kuri Bibiliya, ahubwo rishamikiye ku buzima bwo gukura abantu mu bibazo barimo, abereka ko hakiri ibyiringiro by'ubuzima. Cyane cyane yakundaga kwigisha ku bana bo mu muhanda, akababwira ko bakwiye kuva muri ubwo buzima, bakwiye kuva muri ubwo burara, bakwiye kuva muri ibyo bintu byo ku muhanda, bagashakisha uburyo babaho. Kuko habagaho n'ibiterane binini yakoreshaga bishamikiye ku kintu cyo kubwira abantu kuva ku muhanda, kubwira abana b'urubyiruko kureka ubusambanyi, uburaya, abanywa itabi, abanywa ibiki, kugira ngo bahinduke basubire mu buzima busanzwe, basubire muri sosiyete. Akaba umwe mu bantu bagize uruhare runini mu kijyanye na fundraising y'itorero, mu kubwira abantu, mu gukangurira abana b'urubyiruko kuva mu ngeso mbi, kuva mu biyobyabwenge, kuva mu bintu by'ubusinzi, kuva mu bintu by'ubuzererezi, kuva mu bintu by'ingeso mbi, abereka ko nyuma y'ubwo buzima bamazemo igihe hakiri ibyiringiro by'ubuzima. Mbese yabumvishaga ko kuba uyu munsi wa none bari ku muhanda hakiri ibyiringiro byo kuba bawuvaho. Kuba uyu munsi wa none bari mu buzima bubabaje, kuba uyu munsi wa none bari mu buzima bw'akaga, kuba uyu munsi wa none bari mu buzima bw'amakuba,
hakiri ibyiringiro byo kuva aho hantu ubuzima bugashoboka. Uyu mugabo rero yaje kwitaba Imana, Theo w'Inzahuki. Abantu barababara, abantu ntibanabyakira, ari no mu bantu bashyinguwe n'igihugu cyose. Urebye abantu baturutse imihanda yose, abakomeye, aboroheje, abafite amazina azwi n'afite amazina atamenyerewe cyane, baro barahageze. Kandi ibyo byose byaturutse ku ivugabutumwa yakoze, byaturutse ku buryo yabanyemo n'abantu n'uburyo yubatse sosiyete. Yari afite role ikomeye mu buryo bwo kubaka sosiyete, yari afite umumaro ukomeye mu buryo bw'ivugabutumwa rye, yari afite umumaro ukomeye mu buryo abanamo n'abantu, yari afite umumaro ukomeye ku buryo umuntu wese umwumvishe yumva anyotewe no kumubona. Harawe bango yego mwana, ngo none se mwana, ngo nuko nyine mwana, mbese agafasha babandi bahagaragaraga nk'ikibazo bakamwibonamo. Yagiraga na period cyangwa igihe runaka agafata umwanzuro akamanuka agateka, bakagenda bakicara ku muhanda bagasangira bakaganira, akumva ibyifuzo byabo, bigatuma abana bo ku muhanda bibona ko nabo bafite umuntu bumva, bafite umuntu bakira. Ikindi yagiraga igihe cyo gufasha, cyo bita season yo gufasha mu buryo bw'ubuzima, agashakira abantu mituweli, agashakira abantu uburyo bwo kubona ubwishingizi, agasura abarwayi kwa muganga. Mbese niwe muntu wari warubatse ikintu kimeze nk'ubuzima. Nuvuga ngo ni twabyita nka gospel, ariko related with health y'ubuzima, related with life. Nuvuga ngo you don't preach only the gospel of heaven. Ntabwo ari ukubwiriza ijuru gusa. We yabashe kwisanisha n'isi, abasha kwisanisha n'ubuzima bw'inaha, kugira ngo ajye yabona uburyo baba abinjiza mu ivugabutumwa ry'Imana, ariko abanje kubafasha ibyo bakeneye. Mbese yabashe kubakura mu kubwiriza abantu kuva mu buzima barimo, kubasha kubwira abantu ubuzima barimo n'uburyo agomba kubuvamo. Nyuma mw'iyo nzira akabafasha kubabwira ko hariho n'Imana ihindura ubwo buzima, hariho iyo Mana itanga n'ubugingo, ndetse na nyuma y'ubwo buzima barimo hari ibyiringiro. Ibyo nabishamikira kenshi. Iyo yabwirizaga yakundaga kubwira abantu ngo muzajya mu ijuru, yaguhaga ubuhamya bwe bwa kera bwe, akabusanisha n'ubwa none, akakubwira ko n'ubwo urushye ejo hakiri ibyiringiro. Bibiliya ivuga ngo haracyari ibyiringiro y'uko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Haracyari ibyiringiro y'uko ingorane ufite uyu munsi zarangira, ubuzima bugahinduka. Bibiliya ivuga ngo haracyari ibyiringiro y'uko wowe urushye, wowe unaniwe, wowe ubona nta ejo hahari, y'uko ubwo buzima bwarangira uyu munsi none ubuzima bugakunda. Bitangira bigoranye, bitangira wumva utabyumva, bitangira wumva utabona ko bishoboka, ariko kubera ko Kristo ari umwami byose birashoboka. Nta kintu na kimwe Kristo adakora, nta kintu na kimwe umwami adahindura, nta kintu na kimwe Kristo atabasha kubaka. Uyu munsi urananiwe, uyu munsi nta jambo, uyu munsi urumva ucitse intege, niyo umuntu avuze ibyawe, niyo umuntu umubonye wumva ufite umujinya, wumva ufite uburakari. Ariko nayo nkubwire ngo uyu mugabo yagufasha kumva Imana, yamara mbere yo kuyikubwira akakubwira ko aho hantu uri ubuzima bushoboka. Iyi ni Pentecost Life TV. Koraho like, koraho comment, koraho subscribe. Imana iguhe umugisha cyane, turabakunda. Uyu mugabo twambwira ngo Imana imuhiruko ridashira, kandi mukomereza amaboko. Shalom. Mbabarira muri icyo gipangu nari mfite intebe wicaraho zikaguha umunyenga. Twebwe twaho muri urwo rugo twari tuziranye nazo, njye na madamu wanjye twari tuzi. Ubundi intebe zirasaza zigasazuruka, natwe waricara ukamenya ko zikujyana, ukahita ukwanirayo. Iyo wazaga uri umushyitsi heza arakubwira ati karibu karibu, wakwicara ati rero. Hari umugabo wansuye avuye ahantu kure,
aje asaba kasura no muvugo muhakari umva ramati mukozi w'Imana turi mu rugo musura sati yari yaraje n'indege murumva ataraniko numva ariko nanjye Imana intera akantu nzaguruke neno murimo ansuye kugira ngo ugeraho nari intuye harimo twese kari umanuka neno kongera ugakatuka neno akanegeye kuri esikariye ya mbere ya kabiri ya gatatu nkajya nyebuka ngo ndeke atarasubirayo we natangiye kubira ibyuya mamukatishije mitamugara hano mbese kwigira mu nzu byari nko kwirasa twirasa mbona bizi ibyuya muzungu w'abandi arapfuye tu akicara intebe ati hahita kwamirayo ibyago byanjye imvura ihita imanuka imvura imanutse kandi buka ko dutekera imbere y'umuryango byari ngombwa ngo imbabura tuyanure ubwo ihita imuca imbere ibiramudepashije isafuriya y'amazi bari bagiye gusonga ubugari ibiramudepashije mbona arahamba tubaza ati niwe pasiteri Theogene ndikiriza niweho pasiteri abimbaza gatatu ndikiriza tuzi niwe njya mbona kuri YouTube ndikiriza arambwira ngo menye neza ko amahoro ntacyo apfana n'ubutunzi ahita yakira Yesu Kristo nk'umwami w'ibyiza utubwiriza ari ubuzima ubayeho icyo gipangu nakibabariyemo nicirwamo n'inzara kandi ndi umukozi w'Imana ndi pasiteri mperuka hano mbabwira ko ndi kubaka murabyibutse none ubu nayigezemo ubu nyirimo ubu sigaye nitwa nyirinzu nyiri geto sigaye nitwa kandi na madamu wanjye nawe ni nyiri kuko nta gasini ku gasini twe twasezeranye ivanga musi dusezerana rero ntacyo twari dufite twavangaga twavanze amazina none ubu ni nyiri geto nanjye nkaba nyiri geto nyiri inzu reka mbabwira kandi gashya rero ejo bundi nagiye kugura umuriro mbona isahaza amazina niyo nshuti Theogene wagiriwe umva kudapfa none urazezengeye tumbaze ariko haleluya none harimo amatara mushumba agiye kubivuga harimo itara ricuranga numva umuziki iyo usuye uyoberwa aho uri kuvugira hariya mu itara uyu mubyeyi wamaye amatara mwamutunze ibiganza ko wanga Imana imuha umugisha none ufite irindi yamaye nashize mu cyumba iyo hakonje yaramwe ngo ujye ukanda byake gutyaza mbese rirashyushya rikanakonjesha koba erega wikwirenganya n'ayo matara abaho nanjye mbimenye zo bundi mushumba ayo matara agize gutabaho none se ukodesha wakwibesha ukarigura ngo uzajye uryimukana se niyo warigura ngo ujye uryimukana nyirinzu ntiyagukundira urishyiraho kurabizi iyo ukodesha aza kureba mpuru cana imbaraga rifite kugira ngo utamumarira umuriro ariko iyi nyirinzu kubitamo iryushi reka mbabwira kandi rero ubu sigaye niborosa nire ko ngushimye byumve ko ngushimye izina ryawe rihabwe icyubahiro